Yes, Hubert, amakuru umeze neza? Meze neza cyane. Ndakomeye ndashima Imana. Nyuma ya konseri kuri ubu ngubu byanze bikunze abakunzi bawe abakurikirana ibihangano byawe bategereje kumenya ngo amakuru ya Hubert bimeze gute? Meze neza ndashima Imana, n'umusore ushimishije mbese ariko navuga mu bijyanye n'umurimo nkora nahamagariwe kuririmba ibikorwa, mfitemo ibikorwa byinshi, mfite tour yitwe na concert maze iminsi mvuyemo yitwa Azamoza. Iyo tour nzakora nzagenda nyikora mu ntara zigiye zitandukanye, biratangira n'ukwezi kwa karindwi. Vuba ahangaha ndabateguye indirimbo yitwa rimwe gusa. Hanyuma uvuze ku bya tour, hari abahanzi bagenzi bawe bagiye bagerageza gukora amatour ariko nyamara agakora tour imwe ebyiri ugasanga ahise acikiriza. Wowe urateganya gukora tour mu bice bingana iki? Ngiye no kuvuga ngo mu burasirazuba mfite ahantu habiri nshaka kuzakora tour, aribo mu karere ka Kayonza Buhabwa, nkaba mfite Kabarore nabo ni mu burasirazuba, nkaba mfite ku Kibuye muri Karongi aho naho nzakorera, nkaba mfite na hano mu Bugesera ari naho izasoreza. Yego. Ubwo sibwo izaba ari tour yiswe iki? Ni tour y'u Rwanda, ni tour y'uturere, ni tour izina rizaba ifite mu by'ukuri by'umwihariko niri? Nkuko natangiye mbivuga ni kuri ya concert nanone nakomojeho yitwa Azamoza. Iyo tour nzakora izaba yitwa Azamoza, ni concert nzakora. Mu by'ukuri turacyakeneye ububyutse mu Mana, turacyakeneye kubwirwa ko Imana ari nyembabazi. Hari umuntu wumva akavuga ngo Imana ni nyembabazi mu buhe buryo? Hari abantu benshi bagiye bava mu gakiza b'abakozi b'Imana bakomeye, bavugaga, babwirizaga, tugafashwa, barimbaga tugafashwa, urumva, ariko bakeneye ya magambo ngiye kubagarura mu nzu y'Imana, ngiye kubagarura yongera kubahumuriza. Navuga ko bakeneye imbarutso imwe yo kubona umuntu babwira ngo nubwo waba waracitse intege, nubwo waba warasubiye inyuma, ushobora kuba wasubijwe inyuma n'impamvu zawe ku giti cyawe. None tutirengaje ko Gilbert, icyo navuga ko hari abantu basubira inyuma bitewe n'amatorero basengeramo, basubira inyuma bitewe wenda n'umurimo bakoraga bakabonamo imbogamizi bigatuma bibasubiza inyuma cyane, ariko bakaba bakeneye ese ninde ugomba kubahumuriza? No bakristo rero ibyo bintu nabyo bigomba kuba birimo. Turacyakeneye imbarutso, turacyakeneye kubwirwa yuko Imana nyembabazi, Imana izaduhoza amarira nyuma y'ibyo twavuyemo byose, mu gihe yuko twacitse inyuma, ariko ijambo rimwe gusa ubundi ukagaruka mu nzu y'Imana. Dukeneye abantu badihumuriza, abakristo baguye basubiye inyuma, bakeneye abantu babasubiza mu murongo w'Imana, babwira ko bagomba kugaruka mu rugo, mbese ni nk'ubukangurambaga. Yego. Hanyuma Hubert, kimwe mu bintu umuhanzi aba ategereje kuba yabonamo umusaruro cyane cyane ku bijyanye n'amafaranga, kuko ntabwo ujya muri studio ngo uganirize producer ugenda ujyanye amafaranga. Kimwe mu kintu rero umuhanzi aba ategereje ni igitaramo kugira ngo agikore kibe cyagira umusaruro. Wakoze igitaramo ndetse ku bigaragara cyari cyitabiriwe, ese ubona bitanga ishusho y'uko mu gihe runaka cyangwa se mu gihe kizaza umuziki ushobora kuba wawukora kandi hakavamo n'ikintu mu bijyanye n'amafaranga? Icyo navuga ku cya gitaramo, murabizi nta gihe kishize maze kunyakira, mazemo umwaka umwe n'igice ninjiye mu ruhando rwa gospel, maze umwaka umwe n'igice. Iriya concert kwari ukugira ngo nanone kwari ugutanga ubutumwa, nicyo narigambiriza, ariko nongere ndebe ese ibyo nkora birishimiwe, ese abaturarwanda babyumva, abantu bari hanze b'inshuti zanjye babyumva, ese bo kuba bumva indirimbo zanjye ndamutse mvuze ngo ze concert baza. Niyo mpamvu na iyo concert yari kwinjira byari ubuntu, ariko nshaka kuvuga ngo reka nanjye nisuzume, ko ari ukwisuzuma ko nibwo bwa mbere mu mateka yanjye, bwo bwa mbere mu buzima bwanjye nari nkoze concert, ariko uburyo yitabiriwe byanyeretse yuko uko bigenda uko bizaza, byanyeretse yuko ejo imbere hazaba hari heza muri muzika ku giti cyane. Uburyo bwa sinavuga ngo narinjije kubera yuko concert yari ubuntu, mwese yari ubuntu concert. Niyo mpamvu navuga ngo uburyo ki ngo narinjije, ahubwo icyo navuga cyo nazamuriwemo ku giti cyanjye, nagiriye icyizere cy'uko ibyo nkora nabonye ko byishimiwe, mbona ko abantu babyishimiye, mbona ko Kristo yishimiye concert yitabirwa. N'uburyo bw'amafaranga warumbajemo ikindi nanone navuga ko nubwo concert ari ubu ntabwo byabuje abantu kuba baranshyigikiye, mu by'ukuri baranshyigikiye, bambaye hafi, kandi mbishimira n'Imana. Mbese ibyo nitaga ko ngiye no kuvuga ngo icyo nari nagambiriye ku giti cyane, navuga ko habaye surprise y'Imana. Nagambiriye gutanga ubutumwa bwiza, ngambira
kugarura abantu mu nzu y'Imana bitewe na titre ya konseri yanjye, ariko nabonye ubufasha kuko nka konseri sibanga nka konseri byageze hagati mbona ngiye kwihagarika. Mubona nicaje na mubona gishaga inama bamwe mari murimo abanyamakuru benshi bari murimo barambwiye ati kugira ngo uyihagarike wakora konseri ushaka kuzabazwa byinshi kuruta uko ibyo wabazwa umaze kuyikora uko yagenda kose. Nibwo ku munota wa nyuma ibintu nari natangaje nabyemereye abakunzi banjye, ku munota wa nyuma mfata amafaranga navuga ko ari keredi, ariko nari ndimo kwizera ntago mbizi n'Imana yabikoze, ariko muri iyo konseri nahamamya yuko ubu ngubu ndi umwere na mwenda ndimo na muke nyuma y'icyumweru kimwe cyonyine iyo konseri umwe nari nafashe yarawunyishyuriye mu by'ukuri. Zimwe mu mvune umuhanzi ashobora kuba yagira mu gihe ari gutegura konseri, cyane cyane konseri navuga ngo ibaye nkaho ari nini, nize mvune umuntu ugiye gutegura konseri agira, hanyuma bita binafatiraho ukaba wagira izindi nama ushobora kugira umuntu utegura konseri? Haba harimo ibicanege byinshi cyane, cyane cyane ku muhanzi ukizamuka. Icya mbere cyo ni ukuvuga ngo konseri itegurwa n'amafaranga, kandi mu bahanzi tukizamuka ni amafaranga, kuko ntabwo tumeze nk'abantu bamazemo imyaka ingahe, dufite abarigeni nanga turabazi hano mu Rwanda benshi cyane. Ushobora kuvuga ngo we nubwo yatangaza ko afite konseri ashobora kuba yabona abaterankunga. Ikintu cya mbere haba ubushobozi, wangiza ukibaza abo muzakorana nabo. Mu by'ukuri tujye tuvugisha ukuri, ntabwo nzaguhamagara ngo Gilbert ngwino uze kuririmba nzaza ndirimbe, ariko mu by'ukuri wa murimbyi nawe akeneye amatike, babacuranzi baba bakeneye amatike. Ibyo rero kuza ukabwira Gilbert ukabwira ati Gatete uzaza kuririmba nawe, ni ukuvuga ngo hari icyo uba ugomba nawe gutanga kugira ngo wishyure za depanse zose umuririmbyi n'abazaza kugufashamo. Ikindi kintu habaho ikintu cyo kuvuga ngo ntabwo uba umenyereye iby'amakonseri, uri papa ukimama, kandi icyo kintu kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Izo ziba ari imvune nyinshi cyane zikomeye ku muntu w'umwartiste, yo kuvuga ngo abakeneye abajyanama na makuru ahagije ufite kuri konseri, uvuga reka mbikore kubera ko mbikunze, ariko ugashaka kubikora ku giti cyawe. Icyo nicyo kintu cya mbere, imbogamizi nabonye ya nyuma nuko gufata ibintu ukabyishyiraho. Kuko nk'urugero nkanjye navuga ko narabitekereje mbishyira mu bikorwa, nta muntu vuga ngo arakura ku ruhande mbere ameze 5,000 arakugena gute, kandi mu by'ukuri ninjya kure abanyamakuru ndatega ngende njye kure ndajya ku maradiyo runaka, kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Imbogamizi ya mbere aba ari amafaranga. Imbogamizi ya kabiri communication n'abantu bari ibintu bigoye cyane, kuko akenshi ufite konseri guhaguruka rero niba mpagurutse wenda ngiye kuri radiyo runaka hano mu Rwanda, hano nishoraho nta muntu n'umwe nzi, ngiye nkagenda. Kugenda utanzi nacyo kiba ari ikindi kibazo ku muntu w'umuririmbyi ukizamuka. Rero haba hariho communication nkeya cyane, ariko icyo bigufashamo, avantage gufashamo, bituma umenya media zose zagufasha kuba publishinga concert yawe. Uhura n'abantu benshi cyane bakugira umumaro. Iyo umaze kubyinjiramo bavuze ngo nagiye, niho ubona ahatandukanye, ukabona ndi umunyamakuru runaka ntagufasha, muri kinyamakuru runaka ntagufasha, ukagenda ubona izo support ku ruhande. Avantage nk'ubu ngubu twahura n'abanyamakuru nkabona bakambwira ati wakoze konseri nziza gutyo nanjye nkamenyera ukorera hehe, nkorera hana. Biramfasha communication, kuba icyo gihe nanjye nkaba ndi kumwe nawe, n'ikinyamakuru akora cyangwa radiyo akora, igihe cyose nkabona inzira ibikorwa byanjye byanyuramo noneho. Yego. Hanyuma nimba nakumvishe neza, bano bahanzi muba mwahamagaye kugira ngo babafashe, byanze bikunze hari ikintu runaka muba muri buze kubagenera? Tuvugisha ukuri, umuririmbyi uba ugomba kuza kumutegera, uramutegera ugategera na bande yiwe. Akenshi nk'uko nanjye niba nateguye konseri ni live concert, uba ugomba kwishaka nk'ibihumbi 50 byibuze uri buze kuba. Ntabwo wavuga ngo 50,000, ahubwo ureba igikwiye.
nshobora kugutumira iyo yajya munsi cyangwa yajya hejuru oya ibyo byo bisha n'ubwumvikane nshobora kubwira ati yajya munsi cyangwa yajya biterwa hari umuntu ufite akavuga ati ngiye bande yanjye mfite wenda ni abana 5 sibyo mfite abacuranzi 5 mfite ababekinga ni bangahe urumva aho ugasanga mwese batuye hafi cyane ugasanga ntacyo aho ugasanga uzanye umuntu uturutse mu burasirazuba cyaturutse Gisenyi icyo gihe kugutegera dufate imodoka ushobora gufata ipusamu ukavuga ipusamu wenda imuzanire rwogera kuva Gisenyi ugera hano ni 280 urumva ugasanga iyo modoka igutwaye 80 biba byumvikana rero ko nawe hari icyo ugomba gutanga fatire kuba Kigali kuba Kigali nawe ushaka mutanga nko mu marenje angahe urugero ngiye mu bice bya Kigali ku Gisozi ni nawe uri umurimo w'Imana no ku Gisozi nubwo hari impamvu z'akazi tuba tudahari ubu ngubu nari mu mujyi wa Kigali ariko mu rugo ku giti bwite ni ku Gisozi hari abahanzi bangahe benshi cyane barimba gusa baduturanye abenshi mu by'ukuri abadufasha kuririmba cyangwa abadufasha kuririmba nka beking abenshi naho mu rusengero urumva kumanuka cyane no kumanuka rwose nkamanuka nkaza nkagufasha ku buntu byashoboka nubwo ibintu byose n'ubwumvikana ariko mu by'ukuri ariko akenshi baba bagomba kugira akantu nk'umuhanzi bakumenyera uko byagenda kose ushaka kuvuga ati ugiye guhereza umuhanzi nta kintu wabona byanze bikunze hari icyo mubaha hari icyaboneka ariko ikintu nshaka kuvuga iyo uri gupanga konseri ubitekereza nyuma ya konseri irangiye cyangwa ubipanga mbere n'amafaranga umugenera mbere byose ugomba kubitekerezaho biza muri bije ya mbere ukavuga ngo niba guhamagara abahanzi runaka ngomba no kuzabahereza amafaranga runaka ugomba kubitekereza ukavuga ati niba ngiye guhamagara wowe ubigena cyangwa n'umuhanzi ubigena wowe nyiri igikorwa urapanga ni nk'uko ushaka kuvuga ntabwo nshaka guhamagara Gilbert uzaza kundirimbira uzaza kuririmba muri konseri yanjye mpita mubwira ngo ati okay prisoma ngo ibihumbi 50 cyangwa 80 cyangwa n'amadolari 100 urumva tinda yaguhaye oya ahubwo urabimubwisha kwimubwira amara kwimubwira neno ukumva mukavugana ushaka gusanga ibyo wateganyaga bitabaye byo wateganyije ayo madolari 100 cyangwa 300 cyangwa 100 ngahe ugasanga wenda guciye amadolari 50 guciye urumva biterwa rero n'ubwumvikana icyo mpamya cyo kigomba kubaho nimba ugiye gupanga konseri ugomba guteganya ati bano bantu bazamfasha nabo bakine transport yabo njye mbibara nka transport mbibara nka bafasha mu guhemba abacuranzi babo urumva nago kuko ugiye guheza amafaranga nase mu by'ukuri wafata umuririmbyi ugiye kureza 50 afite bande y'abantu 10 sibyo reka tubare 11 abamufasha muri abekinga ni 6 abacuranzi nabo ni bangahe abacuranzi nabo ni 5 abo bantu bose ayo mafaranga nago yabatunga amafaranga yose amafaranga 50 vuze ngo ushaka kubahereza nago yatunga abantu ubwo baye abantu 12 ubwo se kandi yaragiye kuri practice ahantu hatandukanye nayo nago nta kintu wabona mu by'ukuri yahize umuhanzi ahubwo we arakoroheza akavuga ati bizagende gutya ariko icyo mpamya cyo hari cyo nawe ugomba hari cyo muri bije ugomba kwipangamo nyuma ya konseri hari abakunzi bawe benshi navuga ngo baraniyongereye nubwo butumwa dusoza ikiganiro dufitanye uri gutanga nka Hubert n'iki noneho uri kubategurira watubwiye yuko wamaze kuba ugiye gushyira hanze indirimbo wise rimwe iyo ndirimbo nayise rimwe kubera iki rimwe ni ukuvuga ngo ni majambo avuga ngo Imana ivuga ijambo rimwe gusa byose bigahinduka yego reka tugushimire cyane Hubert urakoze cyane